Sasa nari ndimo ndavuga ngo ibyiza n'ibibi byo gukora imibonano mbere yo kurushinga. Hanyuma hari aho nigeze kuvuga yuko hari igihe abantu babona yuko bahuje, bituma umwe mu bakunzi ambaza ngo ese iyo abantu basanze badahuje bigenda gute, biragera aho ngaho bagahuza bigenda gute? Iki kibazo wambajije ni kiza cyatumye mbigarukaho kubera ko cyenda kumera neza n'abantu bakunda kumbaza ngo barangiza vuba. Ubundi hari ibintu byinshi umuntu amaze gukora mariage cyangwa se amaze kubana n'umugore igihe kinini bigenda byimprovinga kandi bikaba byiza kurushaho. Ibyo bintu rero birimo uburyo mwembi muhuza muri icyo gikorwa, hakabamo n'icyo ngicyo cy'uburyo bwo kurangiza vuba cyangwa kutarangiza vuba. Yes, birashoboka ko kurangiza vuba bishobora kuba ari ikibazo, ariko akenshi hari igihe biba atari ikibazo, ahubwo ari ibintu ugomba kugenda umenyera buhoro buhoro kubera ko urubana n'umugore wawe. No gutera akabariro rero nuko gukora imibonano mpuzabitsina hagati y'abantu babiri ubundi mugenda mwimprovinga. Bitabujije ko mushobora kubikora bwa mbere mukumva ni ibintu bidasanzwe cyane, ariko nyuma y'igihe gito mwamara kumenyerana mugatangira kumenya yuko burya birasanzwe, mugahita mwumva ntabwo bikimeze nka kundi byari bimeze. Nuko nyine bya bintu by'ubushagarira no kuba wabishakaga cyane wari ubifitiye impamyi nyinshi biba bimaze gushira, mukajya muri normal. Iyo mumaze kwinjira muri normal rero nibwo mutangira kumenyerana. Iyo mutangiye kumenyerana rero nibwo mumenye ibitagenda ubundi. Bisobanura ngo rero nubwo navuze ngo kubikora mbere yuko mu rushinga ngo bituma mumenya niba muhuza, ubundi ntago muhita mubimenya kereka kuri babandi n'ubundi baye nkaho baba nk'umugabo n'umugore bakabikora igihe kinini. Ariko kubikora n'umuntu rimwe cyangwa kabiri ntabwo bisobanura yuko usanze koko muhuje. Ibyo mwabonye muri icyo gihe mwabikoze rimwe cyangwa kabiri bigenda uko bigenda bitewe n'uburyo mwari mwisanzuye, n'uburyo mwashakanaga, n'ahantu mwari muri n'ibiki byose, kuko harimo n'ababikorana ubwo babikanga. Ugasanga umutipe ari kumamagara ngo byaranze, wamubaza ngo umaze kubikora inshuro zingahe akakubwira ngo ni imwe cyangwa ni ebyiri. Nkumva nahita mubwira se ubikoze inshuro imwe none biranze uhita utekereza ko ubwo ngubwo utabishobora? Ntabwo bisobanura ko ubwo ngubwo utabishobora. Wenda wabikoranye ubwoba, wenda wabikoranye igishyika, wenda wabikoreye ahantu utisanzuye, wenda wabikoze bla 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 bla. Sibyo rero niyo mpamvu ubundi iyo bikorewe muri mariage ari byo byiza. Iyo bikorewe muri mariage dukunda kuvuga ngo kuganira ni ingenzi, kubera ko iyo bikorewe muri mariage ntibigende neza urabimenya nyine ko bitagenze neza, ariko ukabiganiriza mugenzi wawe kugira ngo amenye uko wabyumvise, noneho mufatanye. Harimo n'abaza bakambaza ngo ko ntajya numva n'ikintu na kimwe ko ahita arangiza bigahita birangira nkora iki. Ariko nkakubwira ngo wowe nk'umugore ntabwo uri bumbwire ngo urakora iki, kuko icyo gukora mugomba kugikorana muri babiri. Ntabwo ndi bukubwire ngo natinde cyangwa nagire gutya nakora iki, kubera yuko niwe nakabaye nkibwira, ariko nawe ukabyumva mugafatanya. Rero iyo mubanye biri improvinga biba byiza kurushaho, ariko bikagirwa byiza no gukomeza kuganira no kwibuka yuko mushobora gukomeza kugerageza ibintu n'ibindi. Ariko byanaba ngombwa byananiranye mugashaka umuntu akabibafashamo, rwose birakunda.